igihe cyose wirukankana umugabo uzigama imbaraga zishobora kuba zakurengera yongeye kuba yaguhindukana kwirukankana. Uyu munsi uwo tuzi nka Tiger ari kuba yashikirana cyangwa se yanegosiya na MK. Mu by'ukuri wakwibaza ngo kubera iki, muhe buryo MK ko mubizi neza ko yababundurije mbere y'igihe cyose ko batazigera bahuza habe na gatoya. Uyu munsi ni ikihe kintu kidasanzwe kigiye kuba cyamuhuza nawe? Ni inyandiko cyangwa se impapuro z'ibyangombwa by'imitungo ya MK. Muri rusange ni nyuma yuko uwo tuzi nka Tiger bimugera mu maboko hanyuma agafunyama akirukanka, ndetse uwari ubimuhaye nawe agerageza kuba yamukurikira bifata ubusa. Kugeza uyu munsi uwo tuzi nka Morgan arimo arabira icyuya, arimo arashakisha, arimo arahiga inzira zose, nta kintu arimo arafata kuhereranye nk'ibyo yifuza cyangwa se no ku mari yagenderagaho. Ndetse ivogonyo uyu munsi risa naho ryamaze kumukamamo bitewe nuko amaboko ya polisi yatangiye kuba yamukabakaba. Bivuze ngo isaha ku isaha ashobora kongera kwisanga muri gereza kabone nubwo yabashije kuba yaziturwa cyangwa se yafungurwa. Ni nyuma yuko none tuvumbura ko uyu mupolisi ari umwe mu bari baziranye na papa wa MK. Hanyuma y'ibyo ngibyo akaba arimo kuba yagerageza kumumotiva cyangwa se kumutera inkunga kugira ngo amufashe. Ese araza kumufasha mu buryo kandi MK nta byangombwa afite habe na gatoya? Ibimenyetso biri kure cyane yabishe ababyeyi be. Ikindi kandi icyo ugomba kwizera ni kimwe, nuko MK uyu munsi kabone nubwo atangiye urugendo rwo gushakisha ibimenyetso kugira ngo mukase natsindagira baryozwe ibyo bakoze byose, nta kintu na kimwe ari bukore kuko n'amakuru n'amakeya nta naho kuyakura afite, bitewe nuko ibintu byose byagiye byivangavanga. Abamurwanya bo bakomeje kwiyongera, ni benshi cyane kuruta uko bitekereza. Icyaze bamwe mu bamuhigaga cyangwa se mu bakoreshwaga kugira ngo MK ahotorwe, uyu munsi nibo batangiye kuba bamwereka urukundo rwa nyarwo, hakuyemo Tiger wishakira amafaranga nyine nka business. Ese uratekereza iki kuri episode igiye gusohoka ya 41? Uyu munsi twitegerezanyije amatsiko turi benshi. Ese watekereza iki kubihereranye no kunegosiya kwa MK ndetse na Tiger? Ese biraza gukunda MK akorane na Tiger, cyangwa igihe kirageze ngo MK bose abashyire mu nzego z'umutekano? Reka wenda tugaruke ku kintu gitoya. MK aramutse atanze Tiger nk'umujura cyangwa se nk'umushimusi w'ibyangombwa bye, ntacyo byamumarira, ashobora no kutazabibona kuko yanamwihakana. Twebwe reka dutegereze episode ikurikira kugira ngo byibuze twemere ko ibyo dutegereje ari ukuri, tutari mu nzozi. Murakoze, turi kumwe gatanu ku kandi.